Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba badukurikiye aho muri mwese. Praise Jesus, the friends of cross, wherever you are. Turabakiriye mwese aho muri. We welcome you all from wherever you are. Imana ibaho umugisha cyane. May God bless you abundantly. Iyi ni Awakening Revival Mobile TV. This is Awakening Revival Mobile TV. YouTube channel mukwiriye gushigikira. That's YouTube channel you should be supporting. Kugira ngo igeze ubutumwa bwiza ku isi yose. So that can deliver message and gospel evangelism all over the world. Cyane cyane nko gukora subscribe. Especially we request you to do subscribe. Liking and sharing. Or giving more likes and sharing as well. No commenting kandi. And you can even remember to comment. No kudushigikira mu buryo bwose mwamubishoboye. And you could even help us according to your help as much as you can. Kuko ubutumwa bugomba kugera ku isi yose. But this message can reach entire world. Kandi nicyo Yesu yadusigiye. And that's the mission Jesus left us with. Imana ibaho umugisha rero. May God bless you. Turabakunda kandi turabasengera. So we love you and we pray for you. Amahoro y'Imana bane namwe. May peace of God be with you all. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Imana yadushizeho umutwaro. God has given us a burden. Cyangwa yaduhaye akazi. He has given us a task, assignment. Ko gusengera abantu bafite ibibazo bitandukanye. To pray for people whose many problems, different problems. Imana yaduhamagariye gufasha abo bantu no kubingingira. God has called us to support, to help such people and intercede for them. Hari abantu bafite ibibazo nabo bitabaturutseho. But many people who have problems unconsciously. Ariko kunyura mu gusenga, but through praying, Imana iraza kubafasha. God is going to give help to them. Kuko n'ikintu maze iminsi tuganiriza dushizeho. That's what he has been telling us. Ariko kuva uyu munsi buri saa 12 n'igice za mu gitondo, from today every 6 a.m. muzajya mudukurikira. You will be following us. Kandi tuzajya dusengera umuntu uko Imana ituyoboye. We will be praying for anyone according to God's guidance. Uyu munsi ushobora kutumva icyifuzo cyawe. Today you may not conceive your wish. Ariko yenda uzacyumva ejo cyangwa ejo bundi. Or you will hear it and understand tomorrow or after tomorrow. Ariko kandi hari n'ubundi buryo ushobora kubona ufite icyifuzo. There is the other manner you may have another wish. Ukacyandika muri comment. And you put it in the comment section. Cyangwa ukaduhamagara kuri iyo telefoni yacu. Or you contact us on our mobile phone. Ya 078305 0788 and 5 zeros. Ushobora kutuhamagara, ushobora kutwandika muri comment. You may contact us or you may text us through comments. Ukatubwira icyifuzo cyawe ushaka tugusaba. And tell us your wish which you want us to pray for. Rero ni muri ubwo buryo saa 12 n'igice za buri gitondo tuzaba turiho. It's in this way we guarantee you that every 6 a.m. we are together. Kuko Imana ari yabiduhaye yabituyoboye yiteguye no kubikora mu izina. Because it is God who has assigned us to do so, so he is ready and steady to do it with us. Omoyo omutukuvu ngaze zesinza kusigala ngawe ndi asumulula byonna ebyansibo wenda asangula amaziga gange ayugumya byonna ebyansibo wenda zesinza kusigala ngawe ndi imba omwoyo omutukuvu ngaze nze sinza kusigala ngawe ndi asumulula byonna ebyansibo wedda ahangula amaziga gange ayugumya byonna nze nesumululwa nesinza kusigala ngawe ndi omwoyo omutukuvu ngaze nze sinza kusigala ngawe ndi
Matuka kolatya asumulula byonna ebyansibo bwedda ayangula amaziga gange ayugumya byonna zenensumululwa zesinza kusigala nga bwendi Yimba omwoyo omutukuvu ngaze jendi zesinza kusigala nga bwendi Matuka kolatya asumulula byonna ebyansibo bwedda asangula amaziga gange ayugumya byonna zenensumululwa nesinza kusigala nga bwendi Matuka kolatya asumulula byonna zenensibo bwedda asangula amaziga gange ayugumya byonna zenensumululwa zesinza kusigala nga bwendi Yimba omwoyo omutukuvu ngaze jendi nze siyinza kusigala nga bwendi Matuka kolatya asumulula byonna ebyansibo bwedda asangula amaziga gange ayugumya byonna zenensumululwa zesinza kusigala nga bwendi Nze siyinza kusigala nga bwendi Muyita toyinza kusigala nga bwoli Bumwaniriza toyinza kusigala nga bwoli Bumugambe bibyo toyinza kusigala nga bwoli Bumuyita toyinza kusigala nga bwoli Bumugamba toyinza kusigala nga bwoli Matuka toyinza kusigala nga bwoli Mabanja toyinza kusigala nga bwoli Ewaka gy'oli tata kusigala nga bwoli toyinza kusigala nga bwoli Bwomuyita toyinza kusigala nga bwoli Bwomugamba toyinza kusigala nga bwoli Bwomukola toyinza kusigala nga bwoli toyinza kusigala nga bwoli. Iyo ndirimbo nagira ngo wayisobanura uko ikimenyesheje abatumva ururimi rw'ikigande. Iyo ndirimbo iri mu kigande ariko ni indirimbo nziza niyumvamo kuko ni indirimbo ikora neza ubugingo bwanjye namwe kandi yabagirira neza abayumvishije kuko tuba tuvuga ku mwuka wera iyo ahageze ntabwo ushobora gusigara nk'uko wari umeze iyo umwakiriye ntabwo usigara nk'uko wari umeze ibyakurushaga ibyakubangamiraga ibyari bikuremereye iyo umwuka wera ahageze byose byari bikomeye bihinduka ubusa kuko umwuka wera abasitsemo mu rugande nicyo bisobanuye abumva urunyarwanda ndabasobanuriye giye kubaderanja nuko bimeze. Imana iguha umugisha. Muri iki gitondo rero in this morning Imana yadushizeho umutwaro. God has given us a burden, a task. W'abantu bambuwe. Those creditors, those who are owed money, they are creditors. Sorry.
abo bantu bagurije abandi the amafaranga, people who lent others money, abo bantu bakoreye abantu the people who served other people, ariko ntibishyurwe. and they didn't get payment. Turashaka gusengera abo So bantu we want to pray for those people bishyuza abandi, who are owing money from others, ng'Imana ibishyurize, so that God can even pay on themselves, ibishyurize God can make a repayment slip on themselves. mu izina rya In Yesu. Jesus' name. Kadusengere. Let's pray right now. Data mu izina rya Yesu, Father, in the name of Jesus, tuje imbere yawe we have come before you duhuje umutima, with united heart, duhuje umwuka wacu with unified spirit. nawe. Turagusabye ngo ukomeze guhuza We nawe, request you to unite with us. tuzamure abantu bishyuza abandi, We raise these creditors who need their money from aba us, bantu bambuwe the people who are owed some debts. bafashe ibyabo barabiguriza, They took their belongings and lent them to the other people. bumvaga ari ukugira neza bagiriye abandi, They felt like they were serving good for the other people. baragurije They lent, ariko ntibishyurwe, but they were not be paid back. bafite ibikomere barababaye, They have wounds and they are suffering. bafashe ibyemezo byo kutongera kugira They neza, took wrong decisions not to do good. kandi kugira neza ni ukwawe Mana, And doing good is your will. no gufasha ni ukwawe And Mana. helping is yours as well. Bafashije abandi They helped others. barabaguriza They lent to them already. ariko banze kubishyura. And they were not paid back. Turakwinginze We Mana, request you, God, urebe aba bantu aho bari, see these people wherever they are. bahindutse n'imitima, They've been changed in their hearts. ntibashaka kumva ko bakorera abandi They don't want us to be serving others. ariko Data mu izina rya Oh Lord, Father, in the name of Jesus, nk'uko wabituyoboye, as you've guided us, nk'uko wabishyize ku mutima as you've wacu, put us in the heart, turagusabye ngo nawe utabara, we request you to rescue, to help. turagusabye ngo nawe We urokore, request you to come and serve. turagusabye ngo nawe uce We inzira request you to come and make a way in the name of Jesus. wishyurize aba bantu. Make these people be able to pay. Utabishyurije If you're not making them able to nta pay, wundi wabafasha. none else can give help to them. Bagerageje They kwirwanira, have tried to fight for themselves. bagerageje kurega, They have tried to accuse. bagerageje gushaka ba loya, They have tried to look for the lawyers. bakoze ibintu bitandukanye, They have done different things. bashyizemo imbaraga zabo They have exposed their power ngo babone ko so bakwishyurwa. that they could be able to pay back. Abandi babivuyeho, The others rejected, abandi barababariye baravuga turabaretse, and others decided to leave them. ariko Data mu izina rya But Yesu, Lord, in the name of Jesus, uko wabatweretse bose, as you've shown us all of those bose people, barashaririye, they are now suffering, bose barababaye, they are in troubles, bose bararakaye, they are sad, bose baratekereza nabi, they are thinking wrongly, barifuriza nabi abo they bagurije, are wishing wrongs to those who lent to them. bafashe ibyemezo bitari They byiza. took wrong decisions. Data tuje imbere But Lord, we have come before you. kwinginga, We request you, Father, urebe imitima y'aba bantu, look in their hearts. gusabye ko bababarira We request you to forgive them mu izina rya in Yesu, Jesus' name. bababarire cyubahiro cy'amahanga, Forgive them the mercy of their babarire nations. uwera wa Forgive Isirayeli, them the whole of Israel. babarire usumba Forgive byose, them the Most High. babarire wowe ushobora byose, Forgive them the Almighty, ubishyurize. and make them be able to pay. Abo bishyuza barakomeye, These creditors are great, barabatinya, and they fear them. iyo ashatse kumwishyuza When they want to tell them to pay, atinya ko ari bufungwe, they fear that they will be jailed. atinya ko bari bumugirire nabi, They fear that they will be now persecuted. ariko Data ndabazanye But Father, I'm bringing them for you. mu isi yose aho bari, In the entire world, wherever they are, mu mahanga yose aho bari, in all nations, wherever they are, mu migi yose aho in bari, any cities where they mu are, ndimi zose aho in bari, many tongues wherever they are, bazanye imbere I yawe, have brought before you, Lord. urabazi, You really know them. uzi imitima You yabo, know their hearts. uzi n'ibyo banyuramo, You know whatever they go through. uzi n'ibikomere You know babateye, the wounds they were given. uzi n'ibyemezo You bafashe, know wrong decisions they have decided bongera kugirira neza abantu. not to do good for the other Data tuje people. imbere yawe, Father, we have come before you. ishyurize aba bantu, Make these people able to bokora pay. ibikomere byabo, You can now relieve their wounds, ukize ibibazo, ukize imitima yabo, heal their hearts, usubize imitima yabo recover their hearts
mu buryo bukwiriye in the right way, bongere bagire neza so abandi they can do good for people. ndagusabye ngo baburane I request you to plead ndagusabye for ngo them. bishyurize Now pay on their mu behalf. izina rya In the Yesu name of Jesus. aho bari bishyurize Wherever they are, pay on their aho bari behalf. bishyurize Wherever they are, pay on their aho behalf. bafitiye amadeni These ones with their debts. mana babura amahoro Father, let them miss peace. bumva ijwi ryawe Let them hear your voice. bumva ijwi ryawe Let them hear your voice, mu Father. izina rya In Yesu Jesus' name. ijwi ribabwira The kwishyura voice pushes them to pay. ijwi ribategeka The kwishyura voice commands them to pay back. ijwi ribabwira The voice that tells them kuko nabo nibatabikora if they do not do that, n'ab'imbere bazabambura and the other people to come will not get ariko payment. kugira ngo imitima y'abantu bawe igubwe neza But for the hearts of people to be served, mana basange God find them where they are. bishyurize Make them able to mu izina pay. rya In Yesu Jesus' name. bishyurize da Make them able to pay. tubazanye imbere We yawe have brought them before you. abasengeye We pray for them. mu izina rya In data in the name of Father, a Son, n'iry'umwuka and the we Holy Spirit. ngo bishyurize Make them able to pay. abatabitekerezaga These people never thought about it. abatabyibukaga Those people never remembered yet. bumvaga ko byarangiye Those people think it was bumve finished. telefoni zibahamagara Let them hear the phones vayo ringing. ufate amafaranga yawe Come and take money. vayo ufate ibyo Come and nagusezeranyije take what I promised you. babone ku akawunti zabo Let them see their accounts. amafaranga bayashyizeho Much money coming to be babone ku loaded. matelefoni yabo Let them see their telephones. amafaranga bayashyizeho Money is coming, is Mu being izina saved. rya In Yesu. Jesus' name. bose baraza All of them kuguhimbaza will praise you. icyubahiro n'ikuzo birabibi Glory and honor will be yours. bose baraza kukwishima All of them will be happy with you. izina rya In Kristo Jesus, in Christ's name. Thank you, Father. urakoze Yesu Thank you, ibyo Jesus, ubikoze that you have done it. icyubahiro We turakikugarurira give you mu glory izina rya in the name Kristo of Yesu. Christ Jesus. Amen. Amen. Amen.